iyi ni impano gutegura n'umukunzi w'ibihe byose kandi dushimira Imana yaduhuje tuzabane ubuziraherezo. Amen. Amashimwe cyane nawe murakoze cyane ntabwo ari ibyo gusa rero ngira ngo nimuza kubona Vestine ari kurira ntabwo ari agahinda ahubwo n'ibyishimo. Ipfumbake rero uwo nguwo ni muramukazi wawe ngo yarakoze cyane kubwa buri kimwe cyose yakoze niyo mpamvu Vestine aranyuzwe. Ngaho iyo foto nyabona muke ihangane urebe imbere kugira ngo ifoto ibe nziza kurutaho. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Muramu wacu dukunda uyu munsi ndaza gusaba ko tutaza kumugora cyane maze munyemerere wowe uri kumufasha muhagarara aho mugeze kubera ko byari byiza ko asanga muzehe Gashabara ndetse n'umuryango kugira ngo bamuramutse, ariko reka mbasabe kubw'impamvu twese tuziranyeho nze gusaba muzehe Gashabara n'umusaza muri kumwe mwegere Ipfumbake mumuramutse. Nukuri munyemerere tubigenze dutyo mubegere maze mubaramutse. Umukaraza araza kumfasha kugabanya gatoya, hanyuma reka nsabe Ipfumbake gutera intambwe ebyiri yegera imbere maze umusaza Gashabara amuramutse kandi amwereke umuryango muri rusange, maze namwe numuza kunyemerera twakira umukwe wacu maze tumuha amashi amukwiriye. Nyabona neza Yesu ashimwe Lord. Ipfumbake rero aba ni basobukwe bari kukuramutsa kandi bakunezerewe, ikiruta byose bimeje kuguha umukobwa wawe ubibyariye Vestine. Uyu mukwe wacu arakoze cyane muzehe Gashabara, twamusaba kwicara gusubira mu byicaro bye byiza yateguriwe. Hanyuma nze gusaba Patrick kwegera hafi cyangwa se undi bari gufatanya muri protocole kugira ngo aze kumfasha kwicaza Ipfumbake nk'umukwe mu cyiciro cyiza cyateguriwe umukwe. Ngaho protocole muri he? Te va. No te quisiste eso. Gashabara rero
nabonye Pima cyageze hariya agatwenge katangiye kugaragara kumenya niho bwa mbere nabona bwenyuye ariko mukanya araza kumbwira n'akari murori yaramaze iminsi ugira ngo ari yisoko zishariye ariko uyu munsi ndabona atangiye kumwinyura ariko nabasabaga ngo rwose niba bishoboka ko nta n'ikindi mwanyimye mumunzanire n'ubundi Vestina mwampaye uwaguhaye arakongera yategeze ko karaka hariya kuba ari kumwenyura ubona ko iriya ntebe iri hejuru hegutse ariko urabona ko hari kuboneka imbere ntabwo turabona muzitsi yarenguseka none tunyabumba mukanya turabona na muzitsi yego Vestina nawe ari mu marembo murakoze cyane ihangane tegereza wihanganye utoza uyu munsi rero bifuje kumuherekeza itsinda ry'imbere ni ba nyirasenge ba Vestina ni karibu nguyu Vestina Mutuyimana uwo Ipimake yasabye kandi Imana ikaba yifuje ko ibubakira uyu munsi wa none ubwo rero Kamuze Gashabarara nabashyikiriye turakwakiriye mu muryango wacu turakunezerewe Imana kumugisha rwose yego Ipimake rero tera intambwe rwose tera intambwe umusanganire Ipima wanyemerera amashyi menshi cyane nkabura kuri Ipimake na Vestina uyu munsi ni uwawe uyu munsi Ipimake wumva umugeni Imana yamuremeye ni uyu nguyu wari warategereje igihe kirekire maze rero reka nsaba umukaraza kutugabanyiriza umukaraza ase n'ucuruza umuziki maze ngaho iyo mpano nziza Ipima ngiye kugusaba Ipimake ngo hari impeta y'urukundo yateguriye umugeni we arashaka kwimwambika uretse gato Ipima uretse imbere gatoya yibuka mwambika iyi mpeta Ipimake ndifuza ko agira n'icyo abwira Vestina ariko imwambika umwanya n'uwawe iyi ni impano gutegura n'umukunzi w'ibihe byose kandi dushimira Imana yadufuje tuzabane ubuziraherezo amashyi menshi cyane nawe murakoze cyane ntabwo ari ibyo gusa rero hari n'impano nziza y'ururabo ururabo rusobanuye urukundo ati nzagukunda iteka ryose kuko nawe wankunda ngaho mwegerane neza ni ifoto nziza cyane Ipimake aragukunda kuri uyu munsi hari n'impano nziza yaguteguriye reka ngusabe uwo wayimufashije maze ugereze Ipimake ayimushikirize urakoze cyane rero barakoze cyane rero abashinzwe gufasha Vestina abamuri hafi barayimwakirira bamufashe kwibika hanyuma rero reka nsabe ahangaha dusigarane n'abakameramani b'umwuga abandi bose muze kuduha umwanya kugira ngo n'abatashye ubukwe baze kureba ibirori murakoze kubyumva Ipimake rero ntabwo ari wowe ukunda Vestina gusa Vestina nawe aragukunda ku munsi wawe ku munsi nk'uyu w'amateka arishimye yakubwiye impano yaguteguriye
nk'ikimenyetso cy'urukundo cy'uko agukunda kandi azagukunda iteka ryose. Kubona Vestine ari kurira ntabwo ari agahinda ahubwo n'ibyishimo. Kuva ari umwana, kuva atangira kwiga kugeza ashoje kaminuza, kugeza kuri iyi ntambwe abonye umugabo Imana yamuremeye, hari benshi bagize icyo bakora mu rugendo rwe kandi ngo arifuza kubashimira. Icyo ni ikigaragaza umutima unyuzwe, icyampa natwe twese tukazawugira. Vestine rero arifuza gushimira mama Sandrine, reka musabe kwegera hafi, arifuza gushimira Mugisha ndetse na Mukasine. Mwegere bugufi uko mbahamagaye mwese. Hanyuma nze gusaba wa mukobwa waje afashe impano ya mama Sandrine kwishikiriza Vestine. Reka nsabe mama Sandrine kwegera imbere maze iyo mpano yereze Vestine ayimuhe. Mama Sandrine rero ngo ntacyo Vestine yabona yagwa kingana n'ibyo wamukoreye, ariko arashaka kwereka ko yanyuzwe. Reka nsabe rero Epimake kumwegera bose begerane iyo mpano, iyo foto izabe nziza kurutaho. Epimake rwose arasobanutse, Imana ibamugisha. Reka rero twihuse nsabe Mukasine kwegera imbere, nsabe wa dufite impano ya Mukasine ayishikirize Vestine maze ashimira Mukasine ati mukuru wanjye warakoze, aturi intwari, inama wampaye zazigenderaho. Ngaho Mukasine wabegera inze kubasaba Epimake yongera ayikoreho kwa kundi ayikoreho kugira ngo ifoto ibe nziza kurutaho. Iyi mpano ihawe n'umuryango wa Epimake, ntabwo ari Vestine iguhaye ahubwo ihawe n'umuryango wa Epimake. Murakoze cyane. Reka nsabe rero Mugisha nawe yegera imbere, hanyuma ya mpano Vestine ateguriye Mugisha ayigushikirize maze ayishyikirize Mugisha. Ngaho Epima ongera uyikoreho, muyikoreho gutya rwose. Murakoze cyane.
niba ifoto yasoje nagusaba gusubira mu byicaro byawe. Rero ngize amahirwe mbonye uyu mwanya, reka mbere na mbere nshimire Imana yabanye natwe ikemera ko tuza kuri iyi si, ikabana natwe mu mibereho yacu yose kuva tukiri abana kugeza uyu munsi. Hari byinshi yakoze mu buzima bwacu, Uwiteka bw'icyubahiro. Ikindi wenda impano zatanzwe, ariko ndongera gushimira cyane mama wanjye kuko yafatanije n'Imana kugira ngo ngere aho ngeze. Kandi ndashimira cyane abantu bagiye bamfasha mu buzima, ntabura kuvugira ahangaha, kandi ngasaba ko baza wenda tugafata n'ifoto nkajya nyireba nkabyibuka. Ndashimira famiye Evode Nikiza. Evode Nikiza ni muramu wanjye, ariko yaramfashije cyane byarenze ibyo ngibyo, ambera umubyeyi. Reka nsabe babandi ari guhamagara baze, ukareba bahamagare baze kugira ngo iyi foto yifuje aze kuyibona. Shiri uyu ni Evode. Uyu ni Evode kandi harya ni umusanzire we. Ni muramu wa Vestine akava umusanzire wa Kibaki. Nibyo? Murakoze cyane. Uyu ni umugore we, ni mukuru wanjye. Kibaki rero uwo nguwo ni muramukazi wawe. Ngo yarakoze cyane kubwa buri kimwe cyose yakoze, niyo mpamvu Vestine aranyuzwe. Ngaho iyo foto nyabona. Muke ihangane urebe imbere kugira ngo ifoto ibe nziza kurutaho. Nk'uko mwabibonye, hari ahantu henshi mama atabashaga kugera, ariko aba barahabaye cyane ku buryo nta kintu nigeze mbaburana bagifite. Nanone kandi ndatuma Evode, ndabizi bashiki be ntabwo babashije kuboneka hano, mama Sami na Peace, mama Kiani, uzabambwire ngo Imana ibahe umugisha. Bambaye hafi cyane, ndetse ubwa mbere mpura n'uyu mugabo tugiye kubana nibo nabanaga nabo. Rero bagize uruhare mu kumpa uburere bwatumye ngera aho ngeze uyu munsi. Nanone kandi ndashimira famiye ya Dr. Niyonzima Theogene. Reka mugumaho. Yiga biri foto rusange. Reka nsabe Dr. Theogene na madame n'abana mwegere hafi. Nabo uko bari bashoboye bambaye hafi, kandi Dr. Niyonzima Theogene ni mubyara wanjye, ariko nabo mbasabiye umugisha. Ashobora kuba atari hano hafi, ariko umuryango urahari. uyu ni umugore we n'abana barahari. Rero Imana ibahe umugisha. Hari abantu benshi ntabasha kuvuga amazina ngo mbarondore n'ibyo bankoreye, ariko buri umwe wese wagize icyo akora mu buzima bwanjye kuva mvutse kugeza uyu munsi arabizi neza, ariyizi. Musabiye umugisha ku Mana. Urakoze cyane. Arakoze cyane Vestine. Rero nk'uko nari nabivuze, iyi foto niba barangije kuyifata bakosubira mu byicaro byabo. Vestine mugumeho. Iyi foto ni nziza rwose. Vestine rero afite umutima unyurwa, yaranyuzwe cyane. Ni nziza ujyana n'umugabo wawe, umutware mugeze mu cyicaro cyiza muteguriye, twakunze bamwemereye kuzabana nawe ibihe byose. Ndizera ndashidikanya ko uzabana nawe iteka ryose kandi
ukamutetesha agatete. umuyobozi mwiza ushimirwe bigaburi byiza zana inyota bigaceceka ihaza buri wese uryifuje rikakubaho uyoborwa naryo ashobora gusitara shimwa mana kuko wariduhaye ngo ritubere umuyobozi mwiza ushimirwe. Reka rero muri uyu mwanya munyemerere ndareke Eric mu ndirimbo nziza yateguriye Vestina na Epimake maze ayibature natwe twumvire umwanya n'uwawe. Iryo ritanga amahoro meza rigasubiza mu mbaraga. Ndabitsa abandi muri aho ubukwe bwiza.